abantu twese aho tuva tukagera iteka duhora twifuza gukundwa ndetse natwe bo duhaye urukundo rwacu rumwe rukumbi tugira tukumva rwatugarukira. Iteka ibi byiyumva abantu duhorana nibyo bituma duhora twifuza gukundwa urukundo rw'ukuri rutagira uburyarya, hahandi ubwe wumva ko ukunzwe bidasabye kubibwirwa. Uku kumenya ko ukunzwe akenshi na kenshi bikunze kujyanira no kuba na bamwe mu babazi babibona ndetse bikaba karusho iyo babashyira mu majwi ko mukundana urukundo rw'ukuri. Urukundo rw'ukuri benshi muri iyi minsi bemeza ko rutakibaho. Ibi bikunze kuvugwa cyane ku byamamare, aho abakurikira bakunze kwemeza ko uru rukundo twita urw'ukuri buri muntu wese aba akeneye, akenshi na kenshi ku byamamare atari kuba bimeze. Uko iminsi ishira hano mu Rwanda, abantu benshi bakurikiranira hafi muzika ndetse n'imyidagaduro ndetse n'abafana b'ibyamamare byinshi bakunze kuvuga ko bidashoboka kuba inyangamugayo mu rukundo ku byamamare. Gusa kandi hari bamwe na bamwe bazwiho ubunyangamugayo bagiye kumara igihe bari mu rukundo kandi nta buryarya cyangwa amakimbirane yumvikana mu mubano wabo. Ibitumye muri kano kanya tugiye kugaruka kuri couple z'ibyamamare zo mu Rwanda bigaragara ko zikundana urukundo rw'ukuri. Tuguhaye ikaze kuri Mwarimu Show. Ku mwanya wa gatanu kuri urutonde rw'ibyamamare bigaragara ko bikundana urukundo rw'ukuri turahasanga umuhanzi w'umunyarwanda Ngabo Medal Jobert uzwi ku izina rya Meddy n'umukunzi we bamaranye imyaka igera kuri 4 mu munyenga w'urukundo. Na wakwirirwa bijyaho impaka ko urukundo rw'aba bombi Meddy na Mimi ari urukundo rw'ukuri, ndetse bigaragarira buri wese bitewe n'uburyo buri umwiteka muri aba agaragariza mugenzi we urukundo amufitiye. Mu kiganiro umuhanzi Meddy yagiranye n'ikinyamakuru Igihe mu mwaka 2019 nibwo yavuze ko yahuye n'uyu mukobwa mu mwaka 2017 mu buryo butangaje bikarangira babaye inshuti. Nkuko nawe umenye hazakura umugeni niko no kuri Meddy byagenze, dore ko yamenye Mimi umugore we maginga ya ubwo yashakaga umukobwa azifashisha mu mashusho y'indirimbo ye na wamusimbura. Indirimbo yabaye ikiraro kuri bo, ubushuti buva mu rukundo kugeza aho bemeranya kubana nk'umugabo n'umugore. Nkuko ku bindi byamamare bigenda, Meddy n'umukunzi we ni bamwe mu bahora bahanzwa amaso. Mu rugendo rwe rw'ubuhanzi kuva yatangira kugeza maginga ya niyigeze avugwaho ibikorwa bitari byiza habe na gato, nkuko bikunze kugenda ku bindi byamamare byishimirwa na benshi. Ibi kandi bivugwa hagendewe kuko bari icyamamare akaba umusore ukunzwe n'ab'igitsina gore benshi, ndetse akiyongeraho no kuba yaramaze igihe kitari gito mu rukundo n'umukobwa umwe ndetse yaranamweretse inshuti n'imiryango. Maginga ya numwe mu basore b'abanyarwanda byemezwa ko biyubaha ndetse akaba numwe muri bake bafite urukundo rw'ukuri nkuko abiririmba mu ndirimbo ze umunsi ku munsi. Urukundo rw'aba bombi kuva rwatangira kumenyekana mu itangazamakuru abantu bararwishimiye cyane bitewe n'uko uyu muhanzi ari ubwa mbere yari yeretse itangazamakuru umukobwa wamutwaye uruhu n'uruhande. Urukundo rwabo rwakomeje kwishimirwa n'abafana b'umuziki nyarwanda muri rusange. Ibi bishimangirwa n'ukuntu ubwo hari tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka 2020 uburyo abafana be hafi ya bose bari gukurikira ubukwe bw'aba bombi. Ikindi kintu kigaragaza ko abantu bishimiye urukundo rwabo cyane ni ukuntu Meddy mu masaha 48 yonyine ashyize hanze indirimbo yageneye umugore we Mimi yise My Vow imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni, ibintu bitarakorwa n'undi muhanzi wari we wese hano mu Rwanda. Ibikomeza kwemeza ko kuba ubwabo bakundana urukundo rw'ukuri n'abantu babibona ndetse bagashimishwa no kubareba, dore ko wavuga ko ubu ngubu abenshi bifuza kugira urukundo rwiza nk'urw'icyamamare Meddy ntiyababeshye. Ku mwanya wa 4 kuri urutonde rw'ibyamamare bizwiho kuba bikundana urukundo rw'ukuri turasanga umukobwa bikunze kuvugwa ko ari umukobwa w'igihugu wakunzwe kuvugwaho ko ari n'umukobwa w'imico myiza ndetse ngo kari nawe munyarwandakazi washyingiwe vuba akiri isugi. Uwo nta wundi n'umuhanzikazi Clarisse Karasira. Kuba urukundo rw'aba bombi Clarisse Karasira na ifasha bayo Sylvain Dejoie bivugwa ko n'abari bamwe mu byamamare bikundana urukundo rw'ukuri, si ibintu bitangaje cyane ko Clarisse Karasira n'ubusanzwe afatwa nk'umuntu w'umunyakuri. Kimwe nk'uko ku bandi bahanzi bigenda bakanyuza amarangamutima yabo mu bihangano byabo, niko no kuri Karasira byagenze birangira abicishije mu nganzo ko yasaye mu nyanja y'urukundo none harerura. Ku ya 7 Nyakanga 2020 nibwo yasohoye amashusho y'indirimbo ye yise Iwacu, abari inkuru y'umukobwa ukumbuye umukunzi we wagiye imahanga. N'indirimbo yatuye abantu bose bava mu miryango yabo bakajya gushakira ubuzima handi cyane cyane hanze y'igihugu.
nubwo abantu benshi baketse ko ari inganzo ya Muraje ijoro bari inkuru yumvanye undi muntu siko biri kuko Clarisse Karasira yatangaje ko yarakumbuye ifasha bayo wari umaze iminsi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzikazi watangiye urugendo rw'urukundo muri Nyakanga 2019 nawe avuga ko ku munsi wa mbere ahura na ifasha bayo atarazi ko ari w'Imana yamuremeye ngo ariko uko iminsi yagiye yicuma ubushuti bwabo bwagutse buva mu rukundo imitima irishimirana. Muri icyo gihe cyose Clarisse Karasira na ifasha bayo bahisemo gukundana urukundo rutavugwa mu itangazamakuru kugeza ubwo bombi babumbuye page nshya. Amakuru y'urukundo rwabo yamenyekanye ubwo hari tariki ya 8 Mutarama 2021. Icyo gihe nibwo Karasira yambitswe impeta n'uwari umukunzi we bari bamaranye imyaka igera kuri 2 mu munyenga w'urukundo ari we ifasha bayo. Kuva ubwo batangira kugaragara mu itangazamakuru abantu batangiye kubahanga amaso aho kuri ubu nabo bari muri couple z'ibyamamare byemezwa ko nabo bakundana urukundo rw'ukuri rutagira uburyarya bitewe n'ukuntu bagenda babigaragarizwa n'ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse kuri akanyamuneza ni kose kuri bombi dore ko ku munsi wo kuwa gatandatu ubwo hari tariki ya 24 Nyakanga 2021 aribwo Karasira yongeye gutera imitoma idasanzwe umugabo we ifasha bayo. Mu butumwa uyu muhanzikazi yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yabwiye umugabo we ko yirukanye umujinya kazana umucyo mu mutima we ndetse kinseko ye yifuza ko ikwiye guhora ikeye. Yagize ati wirukanye umwijima umucyo watashye mu mutima wanjye uragahora uri mutijima inseko yawe iragahora ikeye. Mu mezi agera kuri 4 bamaranye yabaye ibyishimo mu bigaragarira amaso ibituma nabo twemeza ko bashobora kuba bakundana urukundo rw'ukuri rutagira uburyarya. Ku mwanya wa gatatu kuri urutonde rw'ibyamamare bizwiho kuba bikundana urukundo rw'ukuri turasanga Papi Clever na Dorcas. Na washidikanya ko aba ari urugero rwiza kuri benshi bifuza kugira umuryango mwiza usenga unubaha Imana. Tuyizere Pierre Clever wamamaye nka Papi Clever yasezeranye imbere y'Imana na Dorcas Ingabire ku ya 7 Ukuboza 2019 kuri Dove Hotel ku Gisozi. Papi Clever mu ijambo rye yavuze ko Imana itazicuza ko yahawe Ingabire. Papi Clever yakunzwe mu ndirimbo zitandukanye zirimo Amakuru y'Umurwa, Mana Nduburira, Nabonye Umukunzi Mwiza n'izindi nyinshi ziganjemo izo mu gitabo agenda akora mu buryo bufasha abantu benshi kurushaho gusabana n'Imana binyuze mu kuyiramya. Nyuma yo kurushinga kuri ubu uyu muhanzi ari kugaragara aririmbana n'umugore we Ingabire Dorcas. Guhuza imbaraga mu muziki kwa Papi Clever n'umugore we ni ibintu byishimiwe na benshi. Papi Clever iteka ahora yerekana urukundo rw'ukura kunda umugore we dore ko ku ya 12 Ukwakira umunsi Dorcas umugore wa Papi Clever yizihizaho isabukuru y'amavuko mu mwaka ushize wa 2020. Umugabo we Papi Clever yamubwiye amagambo yuje urukundo mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram aho yagize ati isabukuru nziza nshuti y'ubuzima bwanjye wanyinjije mu ijuru rito umfasha gutegura kuzabana n'isumba byose ni wowe nari nyeneye koko umutima wanjye wabonye ubuturo. Si kuri y'inshuro gusa Papi Clever yabwiye umugore we amagambo agaragaza urwa mukunda ahubwo abigaragaza iminsi yose. Ingabire Dorcas nawe akunze kubwira umugabo we amagambo yuje urukundo urugero naho yabinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram amubwira ko ari we wenyine umuha umunezero nyawo. Papi Clever na Ingabire Dorcas bahuje umuhamagaro bose nabaramye ndetse kuri ubu bafitanye umwana w'umukobwa uri hafi kuzuza umwaka umwe w'amavuko. Aba nabo ni bamwe mu byamamare byemezwa na benshi ko bakundanye urukundo rw'ukuri rutagira uburyarya. Ku mwanya wa 2 kuri urutonde rw'ibyamamare bizwiho kuba bikundana urukundo rw'ukuri rutagira uburyarya turasanga umuhanzi akaba n'umudokteri Muyombo Thomas uzwi nka Tom Cruise. Tom Cruise na Niyonshuti Ange Tricia bambikanye impeta imbere y'Imana mu rusengero rwa Mutagatifu Etienne mu Biryogo ubwo hari kwa gatandatu tariki ya 30 Ugushyingo mu mwaka 2013. Bagiye kumara imyaka igera ku 8 barushinze kandi babanye mu mahoro. Umuhango w'ubukwe bw'aba bombi waranzwe n'ibyishimo byinshi cyane mu miryango yabo ndetse n'inshuti zabo bishimira ko urukundo rutsinze. Urukundo bakomeza kugaragarizanya umunsi ku munsi ruri mu bibashyira nabo ku rutonde rw'ibyamamare bivugwaho gukundana urukundo rw'ukuri rutagira uburyarya nk'uko nabo badahwema kubyerekana babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo.
Ku mwanya wa mbere kuri urutonde rw'ibyamamare bizwiho kuba bikundana urukundo rw'ukuri rutagira uburyarya, turasanga bamwe mu bantu bafatwa nk'icyitegererezo kuri benshi, kari bamwe mu bantu bakundana urukundo nyarwo rutagira icyasha. Abo ni umuhanzi Ngarambe n'umukunzi we Yvonne Solange. Ndahamya nashidikanya ko aba ari urugero rwiza rw'abantu bakundanye urukundo rw'ukuri kugeza ubu. Kenshi na kenshi isengesho ni kimwe mu bintu bifasha bakundana gukundana urukundo rurambye. No kuri aba bombi bagiye kumara hafi imyaka 30 bakundana, bemeza ko isengesho ari cyo kintu cya mbere cyabafashije kugira ngo bakundane urukundo rw'ukuri kugeza amagingo aya. Mu bushakashatsi bukunze gukorwa n'imbuga zikunze kuvuga cyane ku by'urukundo, harimo nk'urwitwa Wisdom Times na Psychology Today na Psycholive, buvuga ko abakundana urukundo rw'ukuri bubahana buri umwe yisanzura ku wundi. Mu rukundo rw'ukuri habaho kuganira no kungurana ibitekerezo ku mishinga runaka ishobora kubateza imbere, ndetse bakagira n'umwanya uhagije wo kuganira ku rukundo. Nanone kandi mu rukundo nyakuri abakundana ntibafuhirana bya cyane, ahubwo bahana akanya ko kuganira n'izindi inshuti n'abavandimwe. Uru rukundo nyakuri iyo rugezemo neza na za nshuti n'imiryango birabashyigikira. Ikindi kintu ngo kigaragaza urukundo rw'ukuri ni ukuntu mwembi mwumvikana mu gufata umwanzuro. Uru rukundo nyakuri kandi nanone ngo rusaba igihe, bivuze ko abantu bamaranye igihe akenshi na kenshi babakundana urukundo rw'ukuri. Icyanyuma dushobora kuvuga gishingirwaho kigaragaza ngo ko abantu bakundana urukundo rw'ukuri ni ugukora ubukwe, nubwo atari cyo wahita ushingiraho. Mu bijyanye no abashakashatsi bagaragaza ku bantu bakundana urukundo rw'ukuri, bagaragaza ko ngo nk'iyo abantu bakundana bari kumwe hakagira nk'igihe umwe ahindukiye akareba undi, bakunda gutindana nk'igihe kingana nk'amasegonda ari hejuru y'5, bakarebana ku buryo imboni y'umwe ibihuye n'imboni y'undi, bakarebana bakageza hejuru y'amasegonda 5 barimo kurebana. Ibi ngiyo bikozwe kenshi abo bantu bakunze kuba bakundana. Urugero twavuga kuri ibi ngibi ni uko umuntu udakunda bigoye cyane kushobora kumureba mu maso. Uramutse ushaka no kubeshya ko mukunda ariko bitakurimo umureba bisa nkaho murenza amaso. Ikindi nanone urukundo nyakuri abantu bakundana cyane nk'iyo bari kumwe bakunda guseka, ubona batasekesheje umunwa gusa ahubwo n'inguni z'amaso nazo zasetse. Hanyuma ikindi kintu kigaragaza abantu bakundana nyakuri mu buryo bw'iki gihe nuko bakunda kwibukiranya ku bintu bijyanye n'urukundo, nko mu gihe amupostinze akongera akavuga kamukunda, mbese ashaka ibintu bihora ari bishya, ashaka kwereka abantu ko amukunda, kandi ukabona yazanye ibintu bishya bitandukanye n'ibyo yamuvuze hejuru. Ibyo nabyo biri mu bintu bikunda kugaragaza abantu bakundana, akaba ari nabyo n'ubundi biri muri bimwe twashingiyeho tuvuga ko abo bantu bashobora kuba bafite urukundo rw'ukuri. Mu bitekerezo bya benshi mu bagerageza gukundana amagingo aya, byemeza ko urukundo rwakonje ndetse rutakibaho rugendana n'inyungu. Si byiza gukunda cyangwa gushakana n'umuntu kuko hari icyo umukurikiyeho, cyaba umutungo, ubwiza n'ibindi, ahubwo wagakwiye kubikora kubera urukundo. Niba ukuze bihagije ku buryo watangira kurambagiza uwo muzabana, wifuza urukundo rw'ukuri, ntuzafata umwanzuro ushingiye ku by'umutima wawe ukubwira. Jya umenya neza uwo muntu aho kwibanda ku buranga bwe gusa. Muzafata igihe gihagije cyo kumenyana. Zirikana ko urukundo rw'agahararo ruyoyoka mu gihe gito, ariko urukundo nyarwo uko igihe kigenda gihita rurushaho gukomera, kandi nirwo rwunga abantu mu buryo bwuzuye. Nusobanukirwa ko udakwiriye gukururwa gusa nuko umuntu agaragara inyuma ibyo ureba, kandi ko ukwiriye kwirinda urukundo rw'agahararo uko wiyumva, bizaguha icyizere cy'uko ushobora kuzabona umuntu mukundana urukundo nyarwo. Uru rubuga rero rwitwa Mwarimu Show, rukaba rubereho gutanga inyigisho rusange zigamije gufasha abantu mu mitekerereze, imibanire n'imibereho n'ubundi bumenyi bwo kwagura imyumvire. Dutanga umusanzu kugira ngo ejo hazabe heza kurusha uyu munsi. Tubaye dufite urukundo rw'ukuri mu miryango, ntihabaho kwicana, kwangana, gatanya, inonganya, kurwana, ishyari, kutihangana, kutababarira, kuvuga ibinyoma. Mbese tubaye dufite urukundo rw'ukuri twakora ibishimwa n'Imana. Aha niho duhiniye. Turagushimiye kuba wadukurikiye. Murakoze.